ndabashimiye cyane ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Yesu ashimwe. Mwe muri ku migabane itandukanye y'isi, Yesu ashimwe. Iki gitondo ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha. Imana irabikoze, izinze ijoro izinguye amanywa. Imana irabikoze, ipfumbatuye igipfunshitsi cyayo, iravuze ngo nubeho ubayeho, uhumeke biremera. Imana nishimwe, intwari ku rugamba ihabwa icyubahiro. Muri iki gitondo rero tubyukiye imbere y'Imana dushima Imana. Nawe rwose ndakwinginze uzabigira umuco, uzabigira akamenyero. Ndabizi rwose uri bize, ndabizi rwose uba ufite uri pressure kugenda muri gahunda. Fata iminota 2-3 ubwira Imana ngo urakoze Mana, uyihereze icyubahiro, ubiyereke ko ku mutima wawe uzirikane ibyo ikoze. Imana ikunda abaca bugufi, Imana ikunda abayiha icyubahiro cyayo. Ibyo ugiyemo utabanjijemo Imana byafayiringa, byakanga, ariko nubanzamo Imana iragucira inzira. Banza Imana ku bantu mugiye guhura, banza Imana mu kazi kawe, banza Imana muri business yawe, banza Imana mwene data, banza Imana muri urwo rugendo wafashe. Imana nishimwe, igendane nawe. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ugira akamenyero n'inyifato yo kujya ubyuka ukabanza ugahereza Imana icyubahiro. Plani zawe zose ukayizishyira mu biganza by'Imana. Hanyuma iyo ubikoze utyo, ibidafite umumaro Imana igenda ibikuramo. Ibidafite umumaro, ibyari birimo imitego, Imana igenda ibyica ikakurengera. Noneho hari n'igihe uvuga ngo ibi bintu byanze kandi nasenze Imana, ariko nyuma y'iminsi n'ibihe ukabona ko harimo ibihombo bikomeye, harimo n'imitego ikomeye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ubanze Imana ku buzima bwawe, ubanze Imana hose. Imana ikugerere ahantu utagera ni mu mutima w'umwana w'umuntu. Nibanzeyo nigereyo, yica imigambi y'incakura n'icabiranya. Ndakwinginze rero muri iki gitondo, nyemerera tugaruke muri teme yacu yitwa kunesha. Imana ishimwe. Umugaba w'ingabo mukuru, n'umurwanyi n'umuneshi. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Urwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 5 duhere ku murongo wa mbere dushyitse kuri 3. Imana ishimwe cyane. Reka dusome titre y'iri jambo, handitse ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Imana ishimwe. Iyo ni intwaro. Kwizera ni intwaro. Kwizera. Ejo twaravuze ngo ibisigaye mukomerere mu mwami wacu, mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Imana ishimwe. Ni wizera imbaraga z'Imana, ukizera ubushobozi bw'umwami Yesu Kristo, ukagira kwizera, ukagira inyifato yo kumva igihe cyose wizeye Imana. Ni wizera imbaraga z'abana b'abantu, ni wizere ngo umuntu azagukorera iki, ahubwo ukizera ko Imana ariyo yamukoresha akabasha kukugirira neza. Urumva wabanje kwizera Imana, wavuze uti Imana nibyemera izamukoresha iki n'iki akora atya, izamukoresha iki n'iki angirira atya. Rero hari imbaraga, hari ugutsindishirizwa no kwizera. Imana nishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ese ubuza amahoro? Izere Yesu Kristo, izere Imana, ubuza amahoro mu mutima. Urumva ibintu byose byaragucanze, urumva wuzuye ubwihebe, urumva ibintu byose warabizinutswe, urumva utagikunda abantu. Izere Imana ngo dufite amahoro ngo ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nugira amahoro ku Mana, ukumva nta rubanza ufite, ukumva nta kintu kigucira urubanza, uzagira amahoro ku Mana, nawe indani muri wowe uzuzura amahoro. Imana nishimwe cyane. Dukomeje ijambo ry'Imana, umurongo wa 2 ngo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo, ubuntu dushikamyemo bwo kuba dufite amahoro
kubwo kwizera. Ntabwo umuntu utizera yabasha kubona Imana, ntabwo umuntu utizera Yesu Kristo, ntabwo umuntu utizera ko Imana iriho, ntabwo umuntu utizera imbaraga z'Imana, ntabwo umuntu utizera yewe yabasha kuhinduka unesha. Ntabwo wanesha icyaha utabanje kwizera, ngo wizere Imana mu butatu bwayo, wizere Imana Data, wizere Umwami Yesu Kristo, wizere imbaraga z'Umwuka Wera. Ntabwo wabasha rwose kunesha, ntabwo wanesha kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ngo ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ntabwo wakizera, ntabwo wagira ibyiringiro byo kuzabona Imana, byo kubona ubwiza bw'Imana kandi udafite kwizera. Ntabwo wagira rega kunesha utarabanje kwizera Yesu Kristo. Niyo mpamvu aka kamwanya ndakubwiye ngo wumve ugize inyota yo kubana na Yesu, inyota yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Nugira inyota muri wowe yo guhinduka icyaremwe mwegisha, nugira inyota muri wowe yo guhinduka umukristo nyamukristo, utabivanga atari ibya nyirarureshwa, atari ibyo kwizina. Ugira inyota yo kwizera Imana, ugira inyota yo kumva Yesu Kristo yakicara muri wowe akakuyobora, ugira inyota yo kumva Yesu Kristo yakubera umugenga wa byose, ibyawe byose bigengwe n'Imana. Ugira iyo nyota rero. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 3 handitse ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu no mu bitugerageza, dukomeza kwishima, tugakomeza kwizera Imana yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Iyo uri mu kigeragezo, uri mu burwayi, iyo wapfushije, iyo washobewe, iyo watereranywe, iyo watawe, iyo wahombye, iyo wahuye n'amakuba, ngo ayo makuba burya atera kwihangana. Iyo wihanganiye muri ayo makuba ugakomeza guhamya Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wawe, n'ukuri Imana irururuka igakora. Ngo twihanganira no mu makuba, amakuba atera kwihangana. Ngo kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Imana ishimwe. Amakuba ni cya gihe uba isi n'ijuru bisa naho byahoberanye ku buzima bwawe. Ngo rero ayo makuba atera kwihangana. Muri ayo makuba urihangana, ugashinyiriza baguseka, ugashinyiriza bari kukuvuga, ugashinyiriza bagufashe ijambo, ugashinyiriza bategereje kumwara, ugashinyiriza yewe inzara kurya, ugashinyiriza wambaye ubusa, ugashinyiriza ubukode bumeze nabi. Ayo makuba akakubaho, ugashinyiriza, wagera ku bantu bakuvuga bagaceceka, ugashinyiriza. Ngo ayo makuba rero ajya atera kwihangana. Ngo kandi kwihangana kugatera kunesha. Imana ishimwe cyane. Ngo kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Turacyari kuri teme yacu yitwa kunesha. Imana ishimwe. Ngo kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Ese wari ubuze kwihangana? Saba imbaraga z'Imana zigushoboze kwihangana. Wari ubuze ibyiringiro? Saba Mwuka Wera agaruke muri wowe. Ese wari ushobewe? Akira Yesu Kristo aguhaza amahoro mu mutima. Imana ibagire neza. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane. Ndakwingize ngo wihangane, kandi kwihangana kwawe kuzatuma unesha, kandi kunesha nukumara kukwakira bizarushaho kugutera kwiringira Imana yawe. Imana iguha umugisha. Shalom. Umugaba w'ingabo mukuru.